Yes, nkuko rero utangiye ubibona kuri ayo mashusho mu by'ukuri muri gare ya Nyabugogo byakomeye cyane, byahinduye isura kuri iyi tariki ya 22 Kanama 2026. Ni ku munsi mu by'ukuri udasanzwe ku basanzwe bakorera ubucuruzi muri gare ya Nyabugogo, atari gusa abakora ubucuruzi bakorera mu mazu ndetse bakora mu buryo bwemewe n'amategeko, ahubwo nabo mu ngeri zitandukanye, kuko iki gisa nk'imyigaragambyo bakoze ntabwo cyakozwe gusa n'abazunguzayi, ahubwo n'abandi baturage nabo babyivanzemo, abari abagenzi baje muri gare ya Nyabugogo mu bikorwa wenda byo kugura cyangwa se gutega, nabo bivanze muri iki gikorwa cyo kurwanya aba bashinzwe umutekano bari bamaze gufata umugore uri gukora ngo ubucuruzi ariko nanone nabukorera ahatemewe. Rero iki gikorwa cyatunguye benshi, ndetse benshi batangiye ku kibazo mu buryo butandukanye, uti ese koko nibyo abaturage hafi ya bose bari muri gare ya Nyabugogo bamaganiye kure cyane iki gikorwa, ko iki gikorwa cyo gufata abakora ubucuruzi ariko babukorera ahatemewe ko gisanzwe gikorwa ndetse kigakorerwa mu gihugu hose, kuki kuri inshuro aba baturage bagaragaje ukurambirwa iki gikorwa ndetse birengaho batangira kurwanya inzego z'umutekano. Ku ruhande n'ubundi rw'aba baturage hari ibyo bashinja abashinzwe umutekano, kuko n'ubundi ngo uburyo ki ngo bakozemo iki gikorwa ngo nibyo byabateye uburakari bwo guhita bafata umwanzuro wo kubatera amabuye ndetse no kubarwanya, usibye ko abangaba bashinzwe umutekano nabo bigiriye inama yo gukomeza urugendo bariruka, ariko hari ababikomerekeyemo. Ndagira ngo tugaruke ku makuru y'ingenzi cyane ukwiye kumenya kuri iki gikorwa cyabayeho kikaba cyateje impaka, ndetse iki gikorwa cyahagurukije rwose abayobozi bo ku rwego rwo hejuru rw'umujyi wa Kigali. Abayobozi b'umujyi wa Kigali bo ku rwego rwo hejuru bahagurutse kugira ngo bakurikirane iki gikorwa, kuko ni imyigaragambyo birumvikana. Mu busanzwe uyu muco ntabwo umenyerewe mu Banyarwanda, ariko mu by'ukuri byahindutse ndetse byatunguye abatari bake, n'abanyamahanga nabo ubwabo bakomeje kugaragaza ibitekerezo byabo mu buryo butandukanye, kuko uyu muco w'imyigaragambyo cyangwa se wo kurwanya inzego zishinzwe umutekano ntabwo uzwi mu Rwanda. Rero reka byo tubigarukeho ndetse n'icyo amategeko abivugaho, n'ibyago abagize uruhare muri iki gikorwa barimo, n'ibindi bitandukanye ku byerekeye n'ubundi operasiyo yo gufata abateye amabuye abashinzwe umutekano ubwo bari mu kazi kabo bashinzwe ko gukurikirana cyangwa gufata abazunguzayi muri gare ya Nyabugogo. Kora rero kuri subscribe hano kuri Kivuland News. Nkuko n'ubundi batangiye ubibona, abaturage bakorera muri gare ya Nyabugogo bateye amabuye abashinzwe umutekano nyuma yuko bari bamaze gufata umuturage w'umugore nawe ukora ubuzunguzayi. Rero abashinzwe umutekano bamufashe bamushyira mu modoka mu buryo aba baturage bari muri gare Nyabugogo bavuga ko rwose yahohotewe, ngo yamburwa ubusa, bamukurubanga hasi, ngo baramukubita. Ibingibi rero ngo byarakaje cyane rwose abari hafi aho ngaho. Yewe iki gikorwa ntabwo cyitabiriwe cyangwa se ntabwo cyakozwe gusa n'abaturage basanzwe bakora ubu bucuruzi babukorera ahatemewe, ahubwo bari hafi aho ngaho babyamaganiye kure cyane. Ariko rwose abashinzwe umutekano barinangira bakomeza kumukurubanga hasi, bamukubita imigeri, inkoni, inki, ubundi bamupakira muri iyi modoka baramwirukankana. Rero mu kumushyira muri iyi modoka abaturage bo bavuze bati ibi ntabwo bishoboka. Abari bari hejuru rwose muri etage, abari bari hejuru mu nyubako ndende n'ubundi batangira gufata nabo amabuye baterera munsi, batera hasi. Birumvikana ntabwo ibingibi byakozwe gusa n'abaturage bari hafi aho ngaho, ahubwo byakozwe naho iyi modoka hose yanyuraga, wagira ngo mu by'ukuri bari babizi. Rero iki gikorwa ntabwo ari ubwa mbere gikozwe, cyangwa se wenda ngo kibe ari igikorwa ngo kibaye hari ubwa mbere. Iki gikorwa ni igikorwa gikorwa mu gihugu hose, mu ntara zose zigize u Rwanda. Iki gikorwa kirakorwa, kandi iyo iki gikorwa kiri gukorwa habagamijwe ngo guca akajagari, nk'uko u Rwanda rubivuga, habagamijwe ngo guca akajagari ngo ndetse no kurwanya abacuruzi bakora ubucuruzi butemewe n'amategeko, kandi ngo nibatange umusoro. Rero niyo mpamvu iki gikorwa cyashyizweho mu rwego rwo kugabanya ngo akavuyo
ngo kabera n'ubundi mu mijyi itandukanye igize u Rwanda, aho abacuruzi bakora ubucuruzi butemewe n'amategeko mu buryo rwose ngo bubangamira bagenzi babo bakora mu buryo bwemewe n'amategeko batanga umusoro. So rero iki gikorwa mu by'ukuri ntabwo cyishimirwa na bamwe bitewe ahanini no kuba ngo abagikora bahohotera abaturage imbere y'abana babo, ugasanga urugero umugore aratwite ariko abaje kumufata bari kumukurubangana hasi bamukubita imigeri inki ndetse bakamwinjiza muri iriya modoka mu buryo rwose butari bwiza. Abashinzwe umutekano bo bivugira yuko ngo igikorwa ngo bagikora ngo mu buryo bwemewe n'amategeko kandi amategeko ngo abemerera ngo kugikorana rwose umuhate n'imbaraga mu rwego rwo kubarwanya, ariko nanone bavuga yuko ngo nawe bakubita, ahubwo ko ugerageje kubarwanya bakoresha nabo imbaraga kuko inzego z'umutekano ngibyo zirabyemerewe. Rero mu by'ukuri umuturage yababaje benshi ngo kuko si we wenyine waruri muri iyo gare ahakorera ubwo bucuruzi, ahubwo hari n'abandi benshi cyane, ahubwo we yahiswemo ngo kuko ngo niwe babashije gushyikira bwa mbere mu kumufata, rero bahise n'ubundi bamwinjiza muri iyi modoka. So rero amakuru ahari atugeraho avuga ko abashinzwe umutekano bari muri iyi modoka bamwe bakomeretse kubera guterwa amabuye, ndetse n'iyi modoka yangiritse bikomeye, imenika ibirahure ndetse n'ibindi bitandukanye kuri yo nabyo birangirika. Kugeza amagingo y'angaya rero benshi bari kwibaza bati ni izihe ngamba zafashwe nyuma y'iki gikorwa? Umuyobozi w'umujyi wa Kigali avuga iki kuri ibi bikorwa? Ese ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buraza gukora iki ko ibi atari ubwa mbere bigaragaye? Ntabwo ari ubwa mbere abaturage bagerageje kurwanya inzego z'umutekano zaje muri iki gikorwa cyo kurwanya abakora ubuzunguzayi, ntabwo ari ubwa mbere bibayeho, ahubwo hari n'abandi bashinzwe umutekano bagiye babiburiramo ubuzima, aho bazaga gufata abo baturage bakora ubwo bucuruzi babukorera hatemewe, bamwe rwose bagakubitwa bikomeye bakarushwa imbaraga n'abaturage. Mu by'ukuri mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali iki gikorwa cyagiye mu by'ukuri gikomerekeramo abashinzwe umutekano. Rero ntabwo ari ubwa mbere mu by'ukuri bibayeho, no mu mujyi wa Kigali mu kwezi gushize ngira ngo ni mu kwezi kwa karindwi niba atari mu kwezi kwa gatandatu, nabwo habaye igikorwa nk'iki, abaturage barakirwanya mu buryo bukomeye, yaba ari abazunguzayi ndetse n'abatari abazunguzayi barabirwanyije mu buryo bukomeye, batera amabuye aba bashinzwe umutekano, barabatuka, barabandagaza, mu by'ukuri barabarwanyije mu buryo bugaragara. So rero ntabwo iki gikorwa ari ubwa mbere kibayeho. So rero kuri ubwo benshi bari kwibaza bati ese ni ubushobozi buke bw'aba bashinzwe umutekano butuma habaho aya makimbirane, cyangwa ahubwo ni abaturage badashobotse, cyangwa ahubwo ni aba bashinzwe umutekano bo ku rwego rw'irondo babikorana ubunyamwuga buke bikarangira rwose bamwe mu baturage bahakomerekeye ndetse n'abo bashinzwe umutekano bakahakomerekera. Wenda mbere yuko tugaruka cyangwa se twinjira mu buryo burambuye ku kigendanye n'ingamba kuri ubu ngubu zafashwe ndetse n'uburyo ki iperereza riri gukorwa mu rwego rwo guta muri yombi abakomeje rwose gushishikariza abaturage ibi bikorwa byo kurwanya inzego z'umutekano, kuko n'ubundi abaturage bo ntabwo ari igikorwa bapfuye kwitekerereza wenda bavuga bati reka noneho dutangire turwanye inzego z'umutekano ziri gukora ibi bikorwa byo kudukumira, ahubwo mu by'ukuri byose nuko biba bifite inkomoko, kuko nubwo iperereza riri gukorwa ntabwo bajya gufata buri muntu wese wagize uruhare mu gutera amabuye abo bashinzwe umutekano, ahubwo iperereza uburyo riri gukorwamo ibyo ngibyo ndabigarukaho mbere yuko tuvuye ku ngingo z'amategeko uko zisobanura ibi byose mu by'ukuri biri kubaho. Mu busanzwe benshi mu banyarwanda ntabwo icyo bazi ngo nuko imyigaragambyo itemewe, ngo ndetse ko nta muturage ukwiye kujya mu muhanda akigaragambya, ariko mu by'ukuri uko siko bimeze. Reka tujye ku ngingo n'ubundi z'amategeko nibwo ndibugaruke ngugezaho ikigendanye n'ibiri kuvugwa ku myanzuro y'iperereza ndetse n'ikigiye gukorwa mu rwego rwo gufatira ingamba aba baturage bakomeje ukugaragaza ukwigumura ku buyobozi cyangwa se ukurwanya inzego z'umutekano. Mu Rwanda uburenganzira bwo guterana mu mahoro cyangwa se kwigaragambya mu mahoro
buteganywa n'itegeko nshinga. Umuturage ashobora guterana n'abandi kugira ngo bagaragaze ibitekerezo byabo, harimo no kunenga cyangwa se kwamagana gahunda, ibyemezo cyangwa ibikorwa bya leta, ariko ubwo burenganzira bugomba gukoreshwa hakurikijwe amategeko. Mu by'ukuri nk'uko byumva, amategeko cyangwa se itegeko nshinga riteganya ko kwigaragambya byemewe, ndetse ko iki gikorwa gishobora gukorwa hakurikijwe amategeko. Rero icy'ingenzi ni uko kwamagana leta cyangwa se gahunda yayo atari cyo ubwacyo kiba icyaha, ikibazo gishingira ku buryo icyo gikorwa cyakozwemo. Niki rero umuturage ashobora gukora? Urugero, abaturage bashobora kuvuga bati ntabwo twemera iyi gahunda ya leta, turasaba ko ihinduka. Bashobora rwose kandi guterana kugira ngo bagaragaze icyo gitekerezo cyabo. Igihe rero bakurikije ibisabwa n'amategeko kandi bakabikora mu mahoro, icyo gihe amategeko ntabwo abakurikirana ndetse nta ngaruka byabagiraho. Itegeko nshinga rivuga ko uburenganzira bwo guterana mu rwego rwo gukora imyigaragambyo y'amahoro mu by'ukuri bigomba gukorwa nta ntwaro abaturage bafite cyangwa se ntibakore ibikorwa by'urugomo. Ariko nanone hari ibisabwa kugira ngo iyo myigaragambyo y'amahoro ikorwe. Ntabwo bivuze ko abantu bashobora guhita bateranira ahantu hose cyangwa se bagakora imyigaragambyo uko bashaka igihe bashakiye. Iyo ari ikoraniro cyangwa imyigaragambyo rusange, cyane cyane ikorerwa ahantu hahurira abantu benshi, hari uburyo amategeko ateganya hari uburyo amategeko abiteganya bwo kubimenyesha no gutegura icyo gikorwa kugira ngo umutekano n'uburenganzira bw'abandi burindwe. Niyo mpamvu rero tugomba gutandukanya ibintu bibiri. Icya mbere tugomba gutandukanya ni uburenganzira bwo kugaragaza ibitekerezo. Umuturage afite uburenganzira bwo kuvuga ko atemeranya na gahunda cyangwa icyemezo cya leta. Icya kabiri ni uburyo bwo gukora imyigaragambyo. Iyo abaturage bahisemo guterana cyangwa kwigaragambya, bagomba gukurikiza ibisabwa n'amategeko. Urugero, abaturage 100 bashobora kuba batishimiye gahunda runaka ya leta. Niba bavuga bati turamagana iyi gahunda kandi turasaba ko leta yisubiramo, ibyo ubwabyo ntabwo bihindura cyangwa se bihinduka icyaha kubera gusa ko banenga leta. Ariko niba icyo gikorwa gihindutse urugomo, kwangiza ibintu, gutera abantu cyangwa kurwanya abashinzwe umutekano, haba hatangiye kubaho ibindi bibazo by'amategeko bitandukanye no kuba umuntu afite igitekerezo cyo kwamagana gahunda ya leta. Muri make, kwamagana gahunda ya leta, kwamagana gahunda ya leta ntabwo bisobanuye ko wakoze icyaha. Guterana mu mahoro ni uburenganzira, ariko nanone bigomba gukorwa hakurikijwe amategeko. Muri make, ukuriye iyo myigaragambyo niwe ubisabira uburenganzira, yahabwa ubwo burenganzira ubundi igikorwa cyo kwigaragambya kigatangira. Noneho reka dufate nanone urugero rw'abaturage batishimiye gahunda cyangwa icyemezo cya leta, bagaterana cyangwa bakajya ahantu runaka kugira ngo bagaragaze ko batabyemera. Aha hari ibintu bibiri by'ingenzi: uko igikorwa cyateguwe n'uko n'abaturage bitwara. Niba abaturage bakurikije ibisabwa n'amategeko bagaterana mu mahoro kandi nta ntwaro bafite, polisi rwose iba ifite inshingano zo gucunga umutekano w'abaturage ndetse n'uw'abandi bantu. Kuba polisi rero ihari ntibivuze ko abaturage bose bahita bafatwa cyangwa se ko igikorwa gihita gihagarikwa. Abaturage ahubwo bo bashobora gukomeza kugaragaza ubutumwa bwabo. Urugero bati turamagana iyi gahunda ya leta kandi turasaba ko isubirwamo. Icyo gihe rero kuba rwose bamagana gahunda ya leta ubwabyo ntabwo bihindura igikorwa icyaha. Iyo rero abantu bateraniye mu buryo bunyuranyije n'ibisabwa n'amategeko, inzego zibifitiye ububasha zishobora kubasaba guhagarika icyo gikorwa cyangwa se gutatanya abantu bitewe n'ibihe n'impamvu ziriho. Polisi rero ifite inshingano zo kurinda umutekano w'abantu, ibikorwa remezo n'umutekano rusange. Iyo ikoraniro rero rihungabanya umutekano cyangwa se iritemewe, ishobora gufata ingamba ziteganywa n'amategeko kugira ngo rwose hahagarare icyo gikorwa kiri guteza umutekano muke. Polisi mu by'ukuri
yo ifite uburenganzira bwo kurwanya abaturage bapfuye kujya mu myigaragambyo mu buryo butemewe n'amategeko batabiherewe uburenganzira cyangwa se mu buryo butunguranye itegeko ritabibemereye batasabye uburenganzira. Niyo mpamvu rero akaga abaturage barimo bakomeje n'ubundi kugaragaza ko batishimiye gahunda ya leta bakigaragambya mu buryo butunguranye batabisabiye uburenganzira, bari mu byago bikomeye cyane. Soro nanone iyo abaturage bateranye cyangwa se bakoze igikorwa cyo kwigaragambya, polisi rwose ishobora kuhagera kugira ngo irinde umutekano w'abandi baturage, irinde ko abantu bakomeretswa, irinde inyubako n'ibindi bikorwa remezo, irebe ko uburenganzira bw'abandi bantu butabangamirwa kandi ikumire ibikorwa by'urugomo. Kuba polisi rero ibihari ntabwo mu by'ukuri biba bivuze ko abaturage bakoze icyaha. Niba ikoraniro ritemewe cyangwa rikaba ryahindutse ikibazo cy'umutekano, polisi ishobora gufata ingamba zo kurihagarika hakurikijwe amategeko. Mu buryo rero busanzwe igikorwa cyo gutandukanya abantu ntigikwiye gutangira gusa polisi igahita ikoresha imbaraga. Abaturage bashobora n'ubundi kubanza kubwirwa ko bagomba guhagarika igikorwa cyangwa se gutatanywa bitewe n'imiterere y'ibiri kuba. Muri make amategeko agenga gahunda y'imyigaragambyo ni maremare cyane kandi akubiyemo ingingo nyinshi benshi badashobora gusobanukirwa, ariko igihari kandi ukwiye kumenya nuko mu Rwanda imyigaragambyo yemewe, ariko hemewe imyigaragambyo y'amahoro. Nshobora kubaha ingero za hafi. Muribuka umwe mu basirikare n'ubundi bakomeye cyane u Rwanda rwari rufite ndetse rwageze uwo musirikare yigeze gufatirwa mu Bwongereza. Uwo nta wundi ni General Karenzi Karake. Murabyibuka yigeze gufatirwa mu Bwongereza ku kibuga cy'indege, yarafite ibyo yashinjwaga. Icyo gihe rero abaturage batishimiye ifatwa rye bakoze imyigaragambyo, yaba abari imbere mu gihugu ndetse n'abari hanze y'igihugu. Iyo rero icyo gihe imyigaragambyo mu Rwanda iza kuba itemewe, ntabwo hari gukorwa icyo gikorwa cyo kwigaragambya, ariko nibwo twavuga ko imyigaragambyo iheruka. Ikindi kandi hari n'abaturage bakomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa bajya bakora imyigaragambyo bamagana uburyo ki bakomeje guhohoterwa, uburyo amahanga akomeje kwirengagiza uburenganzira bwabo. Iyo rero imyigaragambyo mu Rwanda itemewe ku butaka bw'u Rwanda, abaturage nabo bacumbikiwe ku butaka bw'u Rwanda nk'impunzi, ntabwo nabo bari gukora icyo gikorwa cyo kwigaragambyo ngo bikunde. Rero igihari nuko imyigaragambyo mu Rwanda yemewe, ahubwo uko ikorwa nicyo kibazo. Rero nyuma y'uko turebeye hamwe icyo amategeko ateganya kuri ibi byose, ndahamya neza nashidikanya ko uhise umenya neza uburyo ki abaturage bakoze iki gikorwa cyo kurwanya inzego z'umutekano bari mu byago bikomeye cyane. Amategeko rero ateganya ko umuturage cyangwa se undi muntu uwo ari we wese urwanyije inzego z'umutekano ziri mu nshingano, rwose amategeko aramukurikirana kandi akatirwa igihano rwose gikomeye cyane, ahabwa ibihano bikomeye cyane. Rero nubwo iperereza ritaragaragaza abagize uruhare muri iki gikorwa, ariko abashobora gufatwa cyangwa se abashobora kugerwaho ingaruka n'iki gikorwa harimo abaturage n'ubundi batangije ibi bikorwa byo gutera amabuye. Muri make abagomba gufungwa bo bagomba kubaho, kandi abangaba nibo bashobora n'ubundi kubera ibitambo abandi abatangije iki gikorwa. Ndavuga n'ubundi abahereye barwanya babashinzwe umutekano ubwo baza gufata abacuruzi bakorera ubucuruzi ahatemewe. Abo ngabo nibo bashobora gufatwa, ntabwo wafata abaturage bose bari muri Nyabugogo ngo ubafate ubafunge, ahubwo uwatangije icyo gikorwa niwe ugomba gufatwa. Rero cyane cyane abarwanya iyi gahunda ya leta yo kurwanya abacuruzi bakorera ubucuruzi ahatemewe, ni gahunda mu by'ukuri itagwanywa gusa cyangwa se itamaganirwa kure gusa na ba nyir'ubwite bakora ubucuruzi, ahubwo ni gahunda irwanywa n'abandi banyarwanda benshi badafite aho bahuriye n'ubu bucuruzi. Ahanini rero ingingo bashingiraho nuko ngo uburyo barwanywamo cyangwa se uburyo bibasirwa ngo budakwiye, rero ko ngo hakwiye gushakwa umuti w'iki kibazo
hakurikijwe uburenganzira bw'umuturage. Ibi ngibi rero nibyo mu by'ukuri basaba bavuga bati ntihakurikizwe uburenganzira bw'umuturage kugira ngo ukubarwanya bitabagiraho ingaruka, kuko ntabwo baba bari mu bujura, ntabwo baba bari mu bindi bikorwa bibangamira abaturage, baba bari gushakira imibereho abana babo. Iyo badakoze abana babo ntibabona icyo kurya. Iyo rero abana babo babuze icyo kurya, nabo bisanga mu mihanda bakavamo za marine, babandi babangamira umutekano n'ituze. Rero ko n'ubundi hakwiye gushakwa uburyo bwo kubarwanya cyangwa se gukuraho ubucuruzi bavuga ko butemewe n'amategeko. Ngayo nguko rero uko niko byifashe mu by'ukuri. Gusa ariko igihari nuko abaturage igikorwa bakoze cyamaganiwe kure cyane, ariko nanone hari abakishimiye bavuga ko byibuze ikigendanye no kubarwanya kigiye kongera gukorwaho iperereza, ndetse ikigendanye no kubarwanya cyongere gisuzumwe, byibuze babone ubutabera ndetse babone uko bakora mu mutuzo batekanye. Ngayo nguko.